toza Vipers Sports Club muri Uganda ari mu biganiro na APR Football Club kuba yasimbura umunyamaroke Mohamed Adil Radi utishimiwe n'ubuyobozi ndetse n'abakinnyi ba APR Football Club. Robertinho yagejeje Rayon Sports mu matsinda CAF Confederation Cup 2018 mu mpera z'icyumweru gishize yagejeje Vipers mu matsinda CAF Champions League nyuma gusezera igihanganye Tupuisa Mazembe kuri penalty enye kuri ebyiri nyuma kunganya ubusa ku busa mu mikino yombi. Ikipe ya APR Football Club ifite gahunda yo guhindura politiki yayo yo gukinisha bene gihugu gusa igatangira gukinisha abanyamahanga umwaka utaha, ikaba iri mu nzira zo gutandukana na Mohamed Adil Radi usanzwe toza kuri ubu uri mu bihano kubera imyitwarire itari myiza ndetse n'umusaruro muke. Amakuru igihe ifitiye gihamya nuko ibiganiro bigeze hashimishije hagati ya APR Football Club n'uyu munyabrazil watoje amakipe akomeye nka Fluminense mu cyiciro cya mbere muri Brazil, Stade Tunisien muri Tunisia ndetse na Atletico Sportif de Davao muri Angola. Robertinho arifuza kuzana n'abungiriza be barimo na Mugisha Ibrahim wahoze ari umutoza abanyezamu ba APR Football Club. Aho ibiganiro bigeze nuko uyu mutoza yifuza kuzajya ahembwa $10,000 by'amadolari y'Amerika buri kwezi mu gihe APR Football Club yo yifuza kuzajya imuhemba $8,000 bivuye ku $4,000 asanzwe ahembwa muri Vipers. Ngayo nguko inkuru rekanyije iyo ni inkuru y'igendo kuri Instagram ya Rugangura Axel. No breaking news. Mutayifata ukundi ni gahunda ya buri cyumweru yo kugenda tuzirikana ibyagezweho na bamwe mu sportif batandukanye. Uyu munsi nifuje guhera kuri aba bakurikira: Major General Alex Kagame wigeze kuba chairman wa APR, Gatete Jimmy wabaye umukinnyi wa APR FC. Iyi foto y'abakinnyi ba APR ni ya 2012 yatwaye champion na Peace Cup mu nsuhuriza abanyamahanga barimo Mbuyu na Kabange. Umutoza Robertinho umaze guhesha Vipers igihe kujya mu matsinda ya Champions League. Uyu no kubikora muri Rayon Sports nawe arabatashya aba bagabo bose mvuze mu byubahiro byabo mu basuburize kandi bagire icyumweru cyiza. Abibaza impamvu nanze aya magambo reka nzabasubize mu minsi mike. Icyumweru cyiza ku bakunzi ba APR FC. Aya mafoto muyitegereze, mwongere muyitegereze, ufite uburenganzira bwo kuvuga uko byumva nuko ubibona. Umuntu bita Rugangura none muri iyo nkuru y'igihe numvisemo Robertinho, umuntu bita abanyamahanga. None se no bwa mbere habaho coincidence ibintu rega bishobora guhurira. Kuvuga ngo si n'umunyamakuru igihe si edita mu gihe nabyanditse mbere igihe kibyandika nyuma yawe. Dukotinga igihe sibyo dukotinge na official account yawe. Duhere kuri wowe ntabwo turi buhamagara igihe ngo tubabaza ko duhere kuri wowe dukorana hano. Hera ibintu byanditse nyine igitekerezo kivuye he ni biriya nanditse. Urumva nk'umuntu wo mu sportif wo muri siporo baza gutya ntaga gusubiza. Urumva nk'umuntu wo muri siporo navuze nti cyangwa se ibyo wanditse bihuze n'iby'igihe cyanditse. Ntago nabihuza kuko nye gahunda z'igihe sinziza. Oya n'ubiri kubihuza ahubwo ayo kuko n'igihe ntago cyankotinze rero gifite abo cyankotinze igihe cyatanze amakuru hanze titoza. Bivuze ko Manchester kundi wa mbere nibwo zitoza kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri ukindi cyumweru Rayon Sports ku cyumweru kuri 24 ntabwo azayikina uko no kuri same kuri Onana Leandre Onana ya baramubonye kuri match ya Kiyovu na Rayon akurikira umupira agakoresha fora yo gutangwa na Kimenyi miskere zarakwedutse ahita agira deshirire. Ntabwo ari nawe ngo ntabwo biri grave ariko nawe afite icyumweru hanze nawe azagaruka mu minsi ikurikiranye niya Rwatubyaye Abdul. So no kuvuga ngo muri iyi match ya Espoir iri Kigali Rayon Sports izakina idafite Rwatubyaye ndetse na Onana. Samuel yakize uyu munsi ariko we ntabwo nawe biri grave uyu munsi nibwo ari butangira imyitozo. Samuel rwose ngo azanakina match nuko ko kwari kwakutse bagusubizamo. Gusa nanone ibintu byo gukuka ukuboko ku bakinnyi Savi yarabigiraga mpaka baramubaza iyo bikomeje baramubaga bona na Masa ngo byakiza ariko bamubaza. Masa bona nawe yarabaga iyo nawe rwaracomokaga urutugu rwaracomokaga. Muzi kwiramba namona niwe wari waragowe rwose niwe waruzi gusubizamo zirantugu zabo. Iyo bibaye grave ruvamo cyane rucomoka basubizamo biba ngombwa ko rwose hari igihe umukinnyi bamugira inama yo kubagwa, kwemera akabagwa nicyo kintu gishyira akadomo kuri kiriya kibazo cy'urutugu. Abakinnyi hari igihe batinya kubagwa. ubwo na Samuel niyo maherezo Samuel ariko sinari Samuel ntabwo rujya rucomoka
ariko ejo bundi rwaracomotse n'ejo bundi ubwo nibwo bwa mbere ubundi ntirisanzwe rucomoka ntirwari rusanzwe rucomoka ariko nibikomeza urumva nawe bizaba ngombwa ko biraho icyo cyerekezo ahubwo urumva nawe nta cyizere bitanga 100% ko match Espoir yaba ari fit ameze ntabwo neza bakina Samuel adahari ntibibaho ntabwo bakina Samuel atarimo azaba ahari Blaise bimeze neza Imana nanuzane bakina Blaise arahari ba Eric Ngendahimana barahari ba Mitima barahari abo bose ikindi nanamenye cyiza cyane kuri Rayon Sport cyo kwishimira ushaka kureba muri iyi minsi umuntu bita Musa Kamara namenye ko fitness ye ngo ihagaze neza arimo aratsinda attention siko match kinye zose utsinda Kamara ngo yagarusha ubundi yatsinze ibitego 2 kuri match amikali za gicuti tangiye kuba Kamara birashoboka ko abari iyo match ya mbere muri buze kumubona ari match ya Espoir ntagiye ariko badushakire highlights ejo ntabwo twagize muduhe highlights za match ya Rayon Sport na Kamonyi yabaye Kamonyi ntabwo badushakire ku munsi w'ejo rwose baziduhizo highlights twari twakurikiranye match Kamara atsinze ibitego 2 byaba bitego n'undi bya Kamara byo kuboneka aho hafi uriya Kamara uko ameze kose yarusha Traore nubwo fitness itaragaruka 100% ariko biganiro Kamara buriya ntabwo imbere zamu asita baro buriya zikuru imbere zamu itashira ntibisaba kumuvuga Kamara se ko umuntu uzi kwihita Imana avuye mu Rwanda kina ubwo yaba ari inkuru rero itanga icyizere kuri Rayon Sport cyane ko umuntu bita Traore umufinisha umuntu bita Traore yarabahombe Traore yabaye flop Traore byaranze baragoragoje ntacyo batakoze umwanya yarawuhawe ariko na n'ubu byaranze hari igitego afite kuvagira mu Rwanda siko nta gitego na kimwe afite ibe mu mikino ya gishuti be no muri champion inde Traore yabaye flop kabisa Traore yabaye flop binashobotse ubwo Rayon Sport muri phase retour bakwiriye gutandukana nawe bakumvikana n'abakamurekura bakagurundi rwose kuko rwose ikindi kintu ni inama ngewe nanatanga kuri Rayon Sport abantu bashinzwe kugura baze kubyitondera cyane ni byiza ko mugira igitekerezo cyo kujya kugura abakinnyi bakomeye nk'abo ngabo ba Traore ntabwo akomeye ndavuga kugira igitekerezo cyo kugura abakinnyi muri ibyo bihugu bitandukanye ariko ndagira ngo mbibutse ngo mu bakinnyi beza mufite b'abanyamahanga abeza nabo muri aka karere ntabwo abeza ari abo y'uruguru muri ibyo bihugu muri ubwo burengerazuba bwa Afurika kubera iyo mpamvu Mbirizi hari ingingo yamuguza muzi kuce hari ingingo warambagije Mbirizi umuzi neza ubazana amakuru ye uhera mu uramuzana nta muntu ari umuzi ageze i Kigali aprova ko ari umukinnyi uremereye nujya kureba ukareba undi mukinnyi bafite w'umunyamahanga wabahiriye wenda ni Onana nawe burya abandi kugeragezwa Paul Were ni hano ijya muri Kenya ni umuntu baza n'abakinnyi bamuzanye yaramukurikiye ni umukinnyi baza n'abakinnyi bandi bakakubwira bati Paul Were ni umukinnyi ukomeye cyane niyo mpamvu nshaka kubwira kano kantu bato abayobozi ba Rayon ndetse n'abandi bashinzwe kugura muri Rayon Sport yabaye ikomeye mu mateka yayo APR yabaye ikomeye mu mateka yayo Kiyovu yabaye ikomeye mu mateka yayo Le Stade ya Traore n'abakinnyi ba Uganda mu baturanyi Kenya Tanzania naho kubera iki ntago wafata flop ya Burundi ntiwapfa kugwa kuri flop y'Uganda ntiwapfa kugwa kuri flop muri Tanzania ariko umuntu haje abamakora indobanure nka Traore yanyuze mu maboko y'abamanager Kazuba biranoroshye muri ibyo yanyuze mu manager baza n'amakuru y'umukinnyi niyo mpamvu ubwira ngo niyo mpamvu ubwira ati nta flop wakurayo wakura flop i Burundi none kuki amakipe yacu ararikiye kujya West Africa ashobora kuza wenda mu Rwanda bikamunanira kabazo naho kari picu kuki amakipe yacu ataburayo mu mwaka umwe picu avuye i Burundi mu mwaka umwe mu myaka 2 ishize 3 Abeda avuye Mbirizi avuye keretse yo wabyiteye kandi baritwara neza ikindi ikintu ushaka West Africa ni igiki keretse yo wihuse ukabyitera wavuye muri Maringo arakomeye cyane twabonye Vipers ifite abakinnyi se fata umusimbura wa Vipers werekera ibyo bintu birekera Kigali Rayon Sport byakaye urumva itima wagerageze mu Traore yanyuze mu maboko y'abamanager batatu mu Kiyovu hari umumanager we usanzwe wamufashaga kujya mu hanze kumushakira akaryo hanze hari umumanager we wamuvanye muri Mali hari umumanager wari umuhaga yanyuze mu nzira y'abantu aba bantu ko ari batatu kandi Kazungu akunda kubivuga wibuke ngo uyu mumanager iteka iyo
umubwiye ngo azana umukinnyi azana umukiriya we ntiyaguha undi mwiza azana umukiriya wiwe wabuze ikipe wabyo shitima muvana amaso mu burengerazuba bwa Afurika muribuka ko abakinnyi bari hano muri aka karere beza biganiro ubu muribuka ko Kiyovu ifite umunya-Senegal mukina hagati ko ntaramuzi nawe Kigali ngo uramufite Kigali sinamufite nawe ngo ibyo niyo yerekeye Kigali ko niyo tubiziho urumva ngo Kigali ngo yazanye umuntu uvuye muri Mali ngo ukomeye Kigali nta rimwe kuba Kigali itekeretse Burundi za Tanzania na Uganda oya wumva ko umu agent yabazaniye abakinnyi za Rayon Sports za Kiyovu uwo mutego zivugwamo gute ngo hari umanageri ngo wazanye umukinnyi waguze uwuzi utazi ukamwihorera kabisa kuri Rayon Sports barahombye ku muntu bita Traoré ko ni ukuri undi muntu naje gutekereza byo kujugunya ikarita abandi bantu baguze burya Musa Kamara nzatangira kumujija mbona yagarutse mu kibuga